aramusengera abwira Imana ngo ndashaka ko uyu munsi mubona ndi muri iki kibazo ndi muri uyu mupfumu ariko ndashaka kukubona nawe hari igiti urimo kandi urashaka kubona umwana hari igiti urimo gishoboka kuba ari igiti cy'uburwayi wicayemo gishoboka ko ari igiti cy'ubukene wicayemo gishoboka ko ari igiti cy'amadeni wicayemo gishoboka ko ari igiti cy'umuvumo w'akarande wo mu muryango wicayemo gishoboka ko ari igiti cy'ibigeragezo runaka wicayemo gishoboka ko ari igiti yewe cyo kwangwa wicayemo gishoboka ko ari igiti cy'igisuzuguriro abantu bakakwanga ntacyo bakoze gishoboka ko ari igiti cy'indwara zitandukanye wicayemo ni igiti cy'amagambo ucyicayemo ngo Zakayo yari acyicayemo hejuru yicaye muri icyo giti igiti cy'uburwayi igiti cy'ubukene birashoboka ko ucyicayemo Zakayo ngo nicyo yari arimo ariko yari afite icyifuzo mu mutima abwira Imana ngo ndashaka kukubona nubwo ndi muri iki giti ndagukeneye nubwo nicaye muri ubu buzima ndagukeneye nubwo imiryango yantaye ndagukeneye nubwo bana bacu batanyemera ndagukeneye ndakeneye ko untabara ukanyururutsa muri iki giti ndagira ngo nkubwire ngo Yesu agiye kukururutsa muri icyo giti Yesu agiye kukururutsa muri icyo giti haleluya Yesu agiye kukururutsa muri icyo giti birashoboka iyo umuntu akirimo abantu bose baba bamuhaye urw'amenyo kuko naho bose bareba ni kuri bose babireba uri ahantu hagaragara burya hari umuntu yinjira mu kibazo ariko ikibazo noneho kikageraho kikamubera kikamushyira ku karubanda abantu bose bakakubona bose bakakubona bakaguha urw'amenyo bakakuvuga bose n'umuhisi n'umugenzi wese akakubona ko uri mu giti Zakayo rero barakubonaga ko ari mu giti kandi cyari igiti cy'ibibazo cyari igiti kibi igiti cy'umuvumo Zakayo nta wundi muntu bari kumubwira ngo Zakayo nta wundi muntu ari kumubwira ngo uraruka uve muri iki giti uretse Umwami Yesu rero umuntu wicaranye mubwire ngo Umwami Yesu agiye kugukura muri icyo giti amakakama y'iki giti yari yagiye ku musozi amakakama y'iki giti yari yagiye ku ikositimu yiwe hari ikibazo ubamo noneho kikagenda kikakugiraho ingaruka hari ikibazo ubamo noneho ukanakimotaho ukahumuraho ikibazo kikakumotaho ikibazo kikaguhumuraho amakakama yagiye ku muzuzi we amakakama y'iki giti amata y'iki giti cyitwa umuvumo Zakayo yari yagiye ku muzuzi biramufata ariko nubwo byamufasha arimo arabwira Imana ngo wantabaye ko ushobora byose ukangura muri iki giti wanyururukije aha hantu ko nshaka kukubona Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe reka mbwire nta kibazo gihari na kimwe Yesu atagutabara nta buzima bubi na bumwe buhari Yesu atakuvana nta mateka namwe ahari Yesu atahindura wavuze amena nta mateka namwe ahari Yesu atahindura nta buzima na bumwe buhari Yesu atagushyiramo nta buzima na bumwe buhari Yesu atagushyiramo nta kure hahari heza Yesu atakugeza nta mahoro namwe ahari Yesu ataguha nta cyizere cy'ubuzima cy'ejo hazaza na kimwe Yesu ataguha Zakayo ari muri icyo giti yasuzuguwe muri icyo giti nta muntu wari ukimwubaha
Zakayo akigeze muri iki giti abantu batangiye kumusuzugura bati wa mutunzi twabonaga ari mu giti, wa muntu yaducagaho n'amamodoka dore ari mu giti, wa muntu yari afite urugo rwiza ari mu giti. Igiti kirakumanika bose bakakubona, igiti kirakumanika inshuti zikakuvaho, igiti kirakumanika abakubahaga bakakubahuka. Igiti cyamanitse umugabo witwa Yosha, kiramumanika igiti abantu bose baramubona, inshuti zose zimuvaho n'umugore we amuvaho. Iyo umuntu ari muri iki giti nta kintu akora ngo bigende. Igiti kirakumanika ubutunzi bukayoyo, igiti kirakumanika inzara ikakurya, ahari amataye hakaza imbaho. Wajya kugenda guca noneho uri mama nyakubahwa ariko ukagenda wagenda guca abantu bakagira ngo uri muraza. Igiti kirakumanika umubiri ukagenda, abantu batasigaye arwaye muzarebe neza. Igiti kirakumanika n'umwana wakubahaga akakubahuka. Igiti kirakumanika ukibagirwa inzira y'iwanyu, ukajya uhumvisha amakuru gusa, ukibagirwa iwanyu aho uvuka. Igiti kirakumanika, igiti kirakumanika ugasigara umeze nk'umuntu nyine wumiwe. Yoba igiti kimumanitse n'umugore aramusezera, igiti kirakumanika ibintu byose bikayanga, icyo ukozaho cyose kigapfa, icyo ukozaho cyose kigapfa. Igiti kirakumanika, iki giti cyitwa umuvumu, niryo zina ryacyo, ngo kirakumanika abantu bose bakagusuzugura. Zakayo akirimo bose baramusuzugura, batazongera twirarireho nimumubona mu giti se. Ariko ngo Yesu avuga ngo Yesu ahageze, ngo Yesu ahageze. Nubwo Zakayo ari muri icyo giti hari isengesho afite mu mutima, ari kubwira umwami, ari kumubwira ngo uyu munsi ndashaka kukubona mwami. Ndi muri iki giti cy'umubabaro ariko ndashaka kukubona, ndi muri iki giti cy'agahinda ariko ndashaka kukubona, ndi muri iki giti cy'ibibazo ariko ndagukeneye. Ngo Yesu ahageze amenya aho hantu muri iyo zone, yumva hari umuntu uri mu giti, yumva hari umuntu kandi ufite isengesho rivuga ngo ndashaka kukubona. Mu kibazo ujye usenga Imana, haleluya. Mu buzima bwawe ujye usenga Imana. Yesu ngo ararama areba hejuru, ngo aravuga ngo Zakayo we, Yesu yahise amenya izina ryiwe. Ndagira ngo mubwire ngo Yesu ntabwo abwirwa izina ryawe, Yesu ararizi, Yesu ararizi, Yesu azi izina ryawe. Yesu niyaza kugutabara ntabwo azaza ngo bavuge ngo harya ngo yitwa nde. Yesu arazi izina ryawe, Yesu arazi, arakuzi, azi naho utuye, azi imiyicarire yawe, azi imihagurukire yawe, azi imiryamire yawe, azi imitekerereze yawe, azi imikorere. Yesu aratuzi. Arangwa yewe Zakayo we, Zakayo ati sabwe umbwirwa n'iki? Yesu aramubwira ngo reka ndarinda kuzi. Haleluya. Aramubwira ngo umva rero ndakubwira inkuru nziza. Zakayo ati karabaye none wagiye kungirira nabi. Yesu aramubwira ngo ururuka. Oh haleluya. Reka mbwire abantu babiri bari hano cyangwa umuntu umwe, ururuka, ururuka muri Nyarwahara, ururuka muri icyo giti cy'agahinda, ururuka muri icyo giti cy'ubushomeri, ururuka muri icyo giti cy'ibigeragezo, ururuka. Yesu arahari wawe, ururuka, ururuka muri ayo madeni. Hari igiti cy'amadeni wari urimo, hari igiti cy'amadeni wari urimo, ururuka muri icyo giti. Yesu aravuze ngo arahari wawe. Hari umuntu ugize yavuge amen. Ururuka. Yesu aravuze ngo arahari wawe. Rero umuntu wicaranye mubwire ngo ururuka, uyu munsi Yesu arahari wawe.